nabwiye abantu ni kuba umukuru w'igihugu niwo mwanya mubi wa mbere ubaho ku isi, nizo nshingano mbi za mbere zibaho. Muri ubwo butegetsi bwatangiye guhinduka kubera kovide, twatangiye kubona noneho ubutegetsi buhinduka ukavuga uti ariko sha ahantu ubutegetsi buhindutse ntabwo ari perezida gusa ukorewe kudeta, na Mpatsibihugu arahiritswe, hahiritswe abantu babiri at the same time. ari ibintu ubona ko ubutegetsi buza bugakiza abantu bamwe abandi bagakomeza bagakena. Yego turi kubona abantu bananirwa kubaka ibikorwa remezo n'ibindi, ukabona koko bahari batari kubw'inyungu z'abaturage ku kigero kigaragara ko bari ku nyungu z'abo mu burengerazuba bw'isi. Izi mpinduramatwara zo ibyo bintu abantu bita nepotism, umuntu wese urwanya ubutegetsi arabivuga ko ari ikibazo, sibyo? Ariko ku isi yose nshakira ahantu nepotism. Ibyo bintu byafashije perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuba ari we spearheadinze ko u Rwanda ruva mu cyobo aho rwari ruri, ndavuga mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi, byamugwijeho igikundiro, nyine kumufata nk'aho ari nka mesiya. Hari n'abamufata gutyo, kuvuga ngo uyu muntu yakoze ibintu undi muntu atabasha gukora, basha kongera kubanisha abanyarwanda, none n'igihugu akagiteza imbere. Ntabwo u Rwanda ruratera imbere, no mu bihugu bya mbere bikeneye mu isi turacyarimo ukurikije imibare ya banki y'isi n'ibindi, ariko aho u Rwanda iyo urebye intambwe rwateye aho rwavaga n'aho rugeze, ntabwo rwateye intambwe, rwateye igitambwe. Ariko ntabwo tuzamugira iteka ryose, niyo mpamvu kumugira tudakwiye kubifata for granted, dukwiriye no kuba tubitekereza ngo, cyangwa se abamwegereye babitekereza bavuga ngo ese nyuma y'ibizagenda gute. Yego, amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya Diaspora Rwanda, ariko n'abandi namwe nizere ko mumeze neza. Tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Iyo tuganiriye namwe, iyo tuganirira mwebwe, n'ukuri biratunyura cyane. Ndi kumwe na Yves Nkwemuruge n'umunyamakuru tubana hano cyane kuri One Nation Radio. Yves, ikaze nanone. Urakoze cyane bwana Igira neza. Amahoro ni amahoro masa rwose. Uyu munsi ndabona umeze neza, ni umunsi ukeye, urimo akavura gake nubwo katonyanza, ariko n'umunsi umeze neza rwose. Harimo umunsi ufite n'ubushyuhe bwinshi cyane rwose. Kigali irashyushye ku bantu bari mu Rwanda, ifite ubushyuhe bumeze ukuntu, kandi bwa bushyuhe butari skin scorching, si bwa bushyuhe wumvira inyuma ngo uruhu ruri gushya, burakugeramo imbere bukagaruka, ukavuga uti ahantu harashyushye biteye ubwoba. Ariko savange meze neza, nizere ko n'abadukurikiye bameze neza, abari iyo kure mu ntara ya 6 y'u Rwanda mumeze neza, n'abari mu Rwanda mwese ubwo ndabasuhuje kandi mbifurije weekend nziza cyane rwose. Ni byiza rwose kwibuka abantu bacu nabo kabifuriza ibihe byiza. Nizere ko natwe batwifuriza ibihe byiza kuko tugerageza uko dushoboye. Hanyuma ni byinshi byo kuganira nawe. Hari byinshi tubona, hari impinduramatwara zagiye ziba ku mugabane wa Afurika. Mu gihe cy'ubukoroni buraza, haza ama independence, abayobozi bajyaho ba mbere ba independence, hari uko twababonye. Nyuma dutangira tugenda tubona habaho amakudeta hirya no hino, ariko bakavuga bati nubwo kudeta zabaye, nubwo hari abayobozi bavanyweho, ariko turacyafite abayobozi batari ku murongo muzima. Utekereza iki Yves, wenda mbere yuko tuninjira mu kuganira tunabyigiza hano hafi kuri iyi myigaragambyo iri kuba mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane Aziya y'Amajyepfo, za Nepal, za Sri Lanka n'ahandi, Bangladesh, urakoze, ukaza no muri Afurika, muri Kenya, twarabyumvise mu bice bitandukanye byo muri hehe, aho Kenya, Uganda, Madagascar, ni Maroc nashakaga, aho duheruka hanyuma twubyumvishe bishyushye cyane, ni muri abamaragashi muri Madagascar, niho twabonye imyigaragambyo rwose yakuyeho Andry Rajoelina, nubwo nabonye nawe ataramera ko
atakiri perezida wa Madagascar. Utekereza iki kuri uku guhindura ubutegetsi binyuze mu maboko y'abagenzi? For the record, abagenzi ni abantu bavutse hagati ya 1997 kuzamura kugeza nko muri za 2000 na kangahe, kuko bakurikirwa n'abandi bitwa ngo ni alpha. Ni aba bantu bakiri abajene batarageza n'imyaka 30 nibo baba bari muri 97 97. Abo ngabo abo n'aba millennials niko bari muri kategori yo gusubira inyuma muri za 80. icyo mbitekerezaho rero, ibihe bizana challenges zabyo bikazana n'ibisubizo byabyo. Challenges zihari bijyanye n'ibihe, abantu bazishakira ibisubizo bijyanye n'uko ibihe bimeze bitandukanye no mu bindi bihe, kabone naho zaba zenda gusa n'izari zihari mu bindi bihe. Urebye uze nko kundebera nka generation zibanziriza millennials, mbere yo kuvuka kw'abagenzi noneho hakaza na alpha. Umugiye impinduka zagiye ziba muri Afurika mu buryo busa nk'ubureka nsubira inyuma kugira mitengeraho ntatinze. Afurika mbere y'ubukoloni, Afurika yari iyobowe muri systeme za cyami, ariko abaje kudukoloniza kuko bo iza cyami bazivuyemo mbere yacu, hakajyaho amarepublika ahatandukanye, nabo bashakaga ko tugira izo repubulika. Ni ukuvuga ngo impinduka za mbere mu mitegekere y'Abanyafurika ntabwo zakozwe n'Abanyafurika, baje kudukoloniza nibo bazikoze. Bavanaho abami ahantu hatandukanye, hashyiraho abaperezida. Abo baperezida nabo mu ntangiriro zikiswe ubwigenge, konge sinemera ko Afurika ubwigenge bwayo bwari bwuzure, bahushywe n'inkubi y'umuyaga. Ishingiye kuki? Yari ishingiye ku buryo isi yari irimo iragabanywamo. Nujya kubara ibihe by'ubwigenge sirito hano muri Afurika, ubare mu myaka ya za 60, hari ibihugu byatangiye kubona muri 50 ariko ibyinshi urasanga ari muri za 60. Icyo gihe cyitwa icy'ubwigenge muri Afurika, intambara y'ubutita yari ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abarusiya n'abambari babo. Muri icyo gihe cy'intambara y'ubutita, isi yasaga nkaho iri gucikamo ibice. Wasangaga umutegetsi ari guhirikwa ku butegetsi ku mpamvu z'imyumvire ye mu buryo atekereza isi. Arumva yahengamira ku ruhande rw'abakomuniste, icyo gihe byashoboraga kumuhesha protection y'abakomuniste, ariko mu gihe habamo ibyuho muri protection ye, abo ku ruhande rw'abakapitaliste bakamuhirika. Kudeta nyinshi twabonye n'ubwo buryo zasaga, zabaga zikozwe muri ubwo buryo. Umuntu udashyigikiye ko igihugu gitwara mu isi y'abakapitaliste ari buze aguhirike. Rimwe na rimwe wasangaga yari kudeta bavuga ngo ikozwe n'Abanyafurika. Umuntu uri sponsored n'abakapitaliste ari buguhirike kubera ko uri kwegamisha igihugu amahame y'abakomuniste. Ariko ubwo hari na icyo nakita fragility. Ibihugu byari, ubutegetsi bwari bukiri fragile, ntibazi aho ibintu biva, ntibazi aho bijya, ubumenyi buracyari buke, umuntu araza from nowhere akayobora. Tubibutse ko aba bazungu burya bararyoherwa cyane igihugu kiyobowe n'ikigoryi. Ntabwo ntibajya bakunda nyine kubona igihugu cya Afurika kiyobowe n'umuntu uri mental equipped, umuntu utekereza ku rwego nk'urwabo cyangwa runaruta urwabo, umuntu uri ambitious, ufite intego ngari, umuntu utekereza ko biba ari ibibazo kuri bo. Rero rimwe na rimwe naho bagiraga uruhare mu gushyiraho abayobozi, barwanaga no gushyiraho abantu bari weak. Ejo hagira uturumbuka, guhiriko bikaba byakoroha. Dore kudeta twari dufite muri za 60 kugera muri za 90, simbaze amarebellion. Ubwo ndi kuvuga ikudeta nka form imwe mu guhindura ubutegetsi. Uburyo ubundi ubutegetsi bushobora guhinduka binyuze mu matora, muri ubwo buryo bari batuzanye muri repubulika. Hashobora kubaho rebellion ikabuvanaho, hashobora kubaho kudeta. Ariko muri Afurika nujya kureba mu myaka yahashize, ubutegetsi bwinshi bwahindukaga binyuze mu makudeta. Nunajya no kureba uretse ibihugu bike, ahenshi niyo mpamvu uzasanga hariho abategetsi bariho baramba cyane. Uzasanga ihuriro ry'abategetsi bari muri Afurika batinze ku butegetsi bakabugumana, n'abantu babonye binyuze muri kudeta cyangwa rebellion, babutindaho by'igihe. Ntabwo ari abantu babuhawe ngo kuvuga ngo peaceful transition of power. Oya, uko wabuhawe akenshi niko ubusubiza. Uko wafashe ubutegetsi akenshi niko ubusubiza. Umuntu wafashe ubutegetsi akoresheje pinya, kuba umwamburo umurusha pinya. Ubona ko ari formule Abanyafurika bari barafashe. Tugiye kwinjira muri za 90.
hatangiye kubaho kudeta zitamena amaraso. Muri za kudeta zabanzaga, kubera ya fragilité nakubwiraga, kubera bwa bujiji, kubera ko byari bishingiye ku ntambara hagati ya bloc ebyiri zari zihanganiye kuyobora isi, habaga na kudeta zishedinga blood. Tangira kubona kudeta zirimo timing yo ku rwego rwo hejuru, abantu batayiminga umukuru w'igihugu adahari. Hari amarebellion, no kuba kudeta zo gucunga umukuru w'igihugu yagiye, akagenda ari perezida ariko akaza gutungurwa n'amubwiye batari ko do you know something toya, igihugu wayoboraga gifite undi muyobozi mushya. Ati ninde se? Tonami kanaka. Ati reka da, hose ajya akina iyo mikino. Nyamara fata telefone, allo bite mon frere, ni sawa cyane, bari kuduteranya ngo wampiritse ku butegetsi ra. Oya, ntabwo baduteranya, njye perezida, inama nziza naguha wabugumyaho. Nashyize mu ngiro kwifuza ko abaturage. Nashyize mu izo kudeta izimena amaraso zitangira kugabana. Ariko nanone twari tukibona kudeta nyinshi ziri sponsored n'abo mu burengerazuba bw'isi, guhangana gutyo. Twinjira mu yindi nkundura yo guhirika ubutegetsi ejo bundi muri za 2020. Ibyo nge nitaga ubutegetsi bwahiritswe na covid. Buriya kenshi ugusafaringa kw'abaturage gutuma batekereza ku mpinduka. Noneho n'abandi bamwe mu butegetsi bashobora gukoresha uko gusafaringa kw'abaturage mu kuzana impinduka nziza, abandi bashobora no kubikoresha mu guhirika ubutegetsi kugira nabo yigire ku ubutegetsi buraryoha shefu. Nabwiye abantu ni kuba umukuru w'igihugu niwo mwanya mubi wa mbere ubaho ku isi. Nizo nshingano mbi za mbere zibaho. Ahantu ujya wari rubanda ntuzongere kuba rubanda. Ahantu abantu ukunda uzaba kumbura utari bubasure. Ahantu ibintu byakuryoheraga bitazongera kukuryohera, ahantu utongera kwibera, ahantu utongera kuba wowe. Ariko nanone uburyohe bubaho muri ubwo buribwe, butuma nta muntu nyine wumva yava kuri iyo ntebe ngo yongere abe rubanda, kuko nyine biba bigoye ko yakongera kuba rubanda. Rero n'amatsiko yo kumenya ngo bimera bite abantu babihitamo. Ariko nyimba numva nyine burya kubihitamo nirese, hari abantu baba bafite umuhamagaro nyine wo kwikorera imizigo y'abandi cyangwa se ibibazo byane no kubishakira ibisubizo. Nyimba numva nyine atari ibintu bikwiriye kurotwa na buri muntu. Abantu benshi kurota kuba abategetsi no kubinyoterwa cyane biri mu bituma bisanga barimo baranahinduka abantu babi, barimo barashwana n'ubutegetsi, kuko umuntu yapfumbatiye ibintu byiza ugashaka kubimwaka, kukugirira nabi cyangwa se gushwana nawe ntabwo ari ibintu bigorana. Sasa rero muri ubwo butegetsi bwatangiye guhinduka kubera covid, twatangiye kubona noneho ubutegetsi buhinduka, ukavuga uti ariko sha ahantu ubutegetsi buhindutse ntabwo ari perezida gusa ukorewe kudeta, na mpatse ibihugu arahiritswe, hahiritswe abantu babiri at the same time. Nuko twabonye ba Alpha Conde bagenda, nubwo wamusimbuye mu dutaho mu kuba umuntu uri kwitandukanya nabo mu burengerazuba furi. Nuko twabonye ubutegetsi buhinduka kabiri muri Mali. Nuko twabonye ubutegetsi ubwo muri Mali ndavuga ubwa Colonel Assimi Goïta, muri Guinea navugaga Mamadou Doumbouya. Nuko twabonye kwa Capitaine Ibrahim Traoré muri Burkina Faso. Nuko twabonye muri Nigeri Abdourahmane Tiani akuraho Mohamed Bazoum. Muri Gabon burya ntabwo nemera ko habaye kudeta, ntabwo mbyemera. Ni cuisine interne, ni nka kumwe muri business ya so, waba ari wowe wari uyiragiye nyine nka business ya so, akakubwira ati ariko igirane hari uburyo nge nawe tutari kubihuza, reka petit frere wawe Mucambuzi akomereza aho wari ugeze. CEO wa company yasigahinduka, ariko business iracyari ya so, nabo nuyoboye aracyari umwana wa so. Ubwo bimeze nka bya byo kwa Emerson Mnangagwa muri Zimbabwe. Ntabwo twakemeza ko yakuyeho Mugabe, yamuvanyeho, ahubwo muri ya forume navugaga ya kudeta zitamena amaraso. Ntabwo hahindutse politike y'igihugu, nta nubwo hahindutse umurongo. Cya kabiri nayo ntabwo ari kudeta iri imported, wavuga ngo bavanye hanze iri intano.
kuko muri Zimbabwe uko byagenze njye nanavuga ko Emmerson Mnangagwa yakoreye kudeta umugore wa Mugabe kurenza kwikorera Mugabe, Grace Mugabe. Kuko icyabaye Mugabe yashakaga kongera kwiyamamaza kandi yaramaze kunanirwa nta mbaraga z'umubiri yari afite. Noneho umugore wa Mugabe, Grace Mugabe, yari ari guhangana na Emmerson Mnangagwa cyane mu ishyaka riri ku butegetsi ZANU-PF. Muri uko guhangana yashakaga kuva ku kuyobora urugaga rw'abagore muri ZANU-PF, ahubwo akareba uburyo yabona post iri politiki cyane cyane kuba vice president. Uko kuba vice president uwo mwanya ni Emmerson Mnangagwa wari umaze kuhagera. Icyo constitution ya Zimbabwe yavugaga nuko igihe perezida yapfa bitunguranye vice president ahita take ingovu. Umugore rero yashakaga Emmerson Mnangagwa abanza muce mu ishyaka bamufunge anamere nabi. Noneho we apushinge umugabo we atorwe agume ku butegetsi ariko adashoboye umugore ayoboye indirectly. Kugira ngo umugabo napfa aguye ku butegetsi umugore azahita taking over. Icyabaye umugore yagize ikibazo cyo kudakundwa mu gisirikare no muri ZANU-PF. Hari abitwa ba Chiwenga akaba nubwo uyu munsi nabonye ari gushwana na bamwita Constantino Chiwenga, uyu munsi ari gushwana na Emmerson Mnangagwa cyane kuko Mnangagwa nawe yisazana ibya Mugabe byo guhindura itegeko nshinga akemerera kuguma ku butegetsi mpaka. Kandi Chiwenga icyari cyatumye amuryamaho yavugaga ko Mnangagwa navo Chiwenga azakomeza azajyaho. Cyabaye Mnangagwa yarahunze, ariko ahunze aca South Africa. Zimbabwe ni igihugu gikorana n'Abashinwa cyane, Abashinwa bamwemerera support bamufasha kuganiriza ba Constantino Chiwenga. Birangije mu gihe Grace Mugabe na Mugabe bari bategetse Chiwenga ko aza guta muri yombi Emmerson Mnangagwa agarutse, ahubwo nibo bakoreye Mugabe house arrest. Ariko bubaha Gasinge kudeta muri Zimbabwe narayikunze yakozwe gipatriote. Mugabe ni umuntu wahuye n'ibibazo byinshi kubera Zimbabwe, ntitaye ko yibye. Buriya njyewe mu bibazo bya mbere ngirana n'abategetsi ntabwo ari ukwiba, nubwo nabyo ari bibi. Ngira ni ibibazo nabyo byo kutagira icyerekezo h'igihugu. Buriya Zimbabwe na Kenya mu bihugu muri Afrika bifite intellectuals n'abandi. Mu bihugu bifite intellectuals b'abantu bize n'abandi. Icya kabiri, Mugabe nubwo amahanga yamwanze akamurwanya akamugwisha, ariko n'umuntu wagerageje kureba ko Afrika yakigenga batinde mu burengerazuba bw'isi batayitwaye ku mabega. Nabyo byari ibintu byiza. Ibindi byo kuvuga ngo yaribye yagize iki, kitira vaya hotel manje hotel kandi watwaye amafaranga uri yasigaranye imikungugu yayo ntabwo byabura. Ariko ninde utiba nabo mu burengerazuba bw'isi kigiye kizagira bakabaye expose. None su Sarikozy ari muri gereza zira gukora binyuze mu mucyo umuzungu se. Gusa si ntabwo ari umuco mwiza tu, ariko ntabwo ari cyo kintu cya mbere mperaho njajinga umutegetsi. Banza kureba basi igihugu hari icyerekezo yagihaye, undi muntu yahera hatavunitse ngo abantu batangire bundi bushya. Ejo wateka ingova aho yaragereje we yaza basi agakosora icyo cyo kurya ku mafaranga, noneho ibintu bikahita amata akahita byara amavuta. Biragoye. Hana babandi usanga ari aho igihugu gifashe imyaka 20 ntigeze agira filozofi y'igihugu. Barebe icyo bakoze icyatumye ira kudeta nyikunda, ntabwo bamurangije. Bamubwiye ati wowe sinya ubundi unadekarare ku demission. Icyubahiro cyawe turakikugomba. Kugomba icyubahiro nta nubwo tuza kukuzonga. Ugezo ndabamuzonga se. Nta gereza ntaki. Biriya byari intano. Byari intano kandi babikora neza. Iyo wevudo twe nakubwiraga ahubwo iyo ya Mugabe muri zazi nakubwiraga zitamena amaraso zo gucunga perezida yagiye hanze, zo kumubwira ngo sinya hahandi nyine ikorwa biraho ngaho. Haje iri biziriya nkubiri none z'abantu uvuga ngo arakorera kudeta umutegetsi, ariko kongo kanayikoreye Mpatsi bihugu. Na Mpatsi bihugu yatangiye gukanguka atangira kwikorera kudeta. Ahabona umuntu we bamurambiwe ati tuvaneho. Aho n'umuntu we tumurambiwe buriya no muri Madagascar birasa nkabyo. Ndabihuza ningera kuri ibi bya Magenzi wambwiraga. Muri Gabon ibyo byabaye. Barabibonaga ko umuyobozi uhari nta kintu ari gukora, ntacyo ari kumara, muri kuretse kuba nta n'ikintu ari kumara, anytime yateza ibibazo byatuma hirikwa, kandi nabo ntiyari ari kumvikana nabo bagatereka twe tumuvanye basi. Ntabwo bizeye uzamuhirika ngo ninde azafite iziheno. Reka ibyiza tubikore noneho abantu batangire bizere ko hari ikigiye guhinduka. Nibabona kudeta ibaye bashobora gutekereza ko ari yindi ibaye mu kuboko kwiza. Bakavuga ati ubwo umuntu aje anenga ukundi yakoraga
ntacyo biri buhinduke. Okay. So ubwo nari ndenze ko bameze nk'aho bakubye ya nkubiri yari iri guturuka muri banze kigera muri Gabon. Bo Ndetse barayikorera. ndabona ubwo buryo bazabukora muri Cote d'Ivoire, bashobora no kuzabukora muri Nigeria, bashobora no kuzabaho no muri Benin, no muri Cameroon, niho umuntu abyitege vuba, birashoboka cyane kuko itangazwa ry'amatora uyu munsi ririmo ibibazo, kandi uwidekaraye ko yatsinze utavuga rumwe n'ubutegetsi, perezida yatumye abasirikare kumuta muri yombi, bamubwira bati buretse perezida ntabwo bikunda, hari ibyo turi gupanga. Buriya iyo watangiye gutanga oda ku basirikare bakakubwira ati ariko uri kudutuma inshingano zitari za gisirikare kandi ntabwo tubikunda. Kandi ubundi perezida aba ari CIC, ni ikangamo ni rwose, commander in chief, niwe uyoboye, ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, kubera ko ubu ngubu hari imyigaragambyo, abantu ntibari kwemera ibyavuyemo. Umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Chiroma Bakari yababwira ati rwose ntabwo ibi twabyemera. Rero yitangaje ko ari we watsinze amatora, mu gihe perezida ababwira ati nanjye ni njye watsinze. Ariko ubihuza n'ibintu bya Gen Z, kuko ndumva ntabwo hariyaho, ntabwo Gen Z iratangira gukora muri Cameroon. Uri kuza ariho ugana, aba bayobozi bari guhangarwa n'aba Gen Z, abantu batarageza imyaka 30, bari kubura iki? Ni iki bari kubura muri approval ratings ku buryo abaturage bababona bakumva barabahaze? Ni iki nyakubahwa perezida wa Repubulika w'u Rwanda afite? Warabibonye nko ku munsi w'ejo isabukuru y'amavuko, message zaje zituruka hirya no hino, abantu bamupostinga bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko n'abantu bo hirya. Ni iki badafite perezida Kagame afite ku buryo bya bintu byo guhindura ubutegetsi biturutse hariya bitakunda mu Rwanda? Wanyemereye nkanza nkabivugaho mu buryo bugari, none ukakinzanaho gutyo ntacyo byamfasha. Okay, nta kibazo, ndakifa kuko kandi ngiye bagiformulate inze nongeranye tangira uko nguko. Aba bagenzi ni nabyita ko ari generation itandukanye n'izindi generation zabanje. Aba bagenzi nabo mu isi y'abanyamashuri barize, sibyo? Level ya awareness bafite itandukanye n'iy'abantu bo mu bihe byacu n'abatubanjirije. Ndeberenga amageneration yagiye akurikirana gute mbere ya millennials, ari yihe abita boomers, ubwo mbere y'aba boomers hari abahe, noneho kugera ku bagenzi. Abagenzi n'aba.com ya terime dukoresha ngo n'aba.com hano mu Rwanda. Yego, abagenzi baje mu isi ya internet yawaye eshatu akadomo .com. Abagenzi baje mu isi irimo imbuga nkoranyambaga. Ndebere ngo Twitter yaje ryari, Facebook yaje ryari, Instagram yaje ryari, Snapchat yaje ryari, Telegram yaje ryari, TikTok yaje ryari, internet penetration yaje ryari ku bwinshi, smartphones abazitunze ni bangahe, byatangiye gute? Urasanga ni muri iyo si yabo. Aba bantu ukuye kuba bafite, nakubwiye ngo icyambere bari muri generation y'amashuri, amashuri yarageze ahantu hose, ariko ukuyeho kuvuga ngo ni abantu bize bitandukanye n'izindi generation kandi ari benshi, bafite connectivity, uburyo bwo guhura bidasabye ko bahurira ku muhanda kwanza mbere, uburyo bwo guhura buroroshye. Ubaridinga ashobora kuba afite followers miliyoni, sibyo? Yego. Ufite followers miliyoni kandi akaba afite ya awareness yo ku rwego rwo hejuru, ashobora influencinga millions zingahe. Afite awareness yo ku rwego rwo hejuru, afite followers miliyoni, noneho atangiye kwibutsa urungano rwe sufferings bafite, arabereka uruhare rw'ubutegetsi n'uburyo bashobora kubugumukana. Yego. Nkuvuga ngo intwaro aba bagenzi bafite harimo iyo yo kusobanukirwa, harimo guprofita internet n'imbuga nkoranyambaga, harimo rimwe na rimwe n'ibiganza by'abandi bantu baba babari inyuma bashobora kubasapotinga, hakabamo n'intege nke z'ubutegetsi mu bihugu byabo. Ni form navuga ngo nshyashya yo guhirika ubutegetsi, ariko akenshi nanone imenekamo amaraso.
ikamenekamo amaraso, ubutegetsi bugerageza kuresista, hamwe na hamwe bukagwa, ahandi bukabibasha. Mbere yo kugera kuri cya ni kibazo, systeme mbona itazashoboka muri Afurika, itazaramba, ariko ntizabura bijegeza cyane muri Afurika, ntabwo izaramba. Uriya muri Afurika abategetsi barakoperana cyane kandi ibintu birihuta. Bamwe bazajya bareba ngo aha yahagurutse bakayiburizamo babikoresheje iki, kuki hari itabaye, bige uko hari imyaka twakuze tubona ko Afurika ifite potential ariko ntigerweho, ahanini tugatunga intoki ubuyobozi tuvuga ko ari bwo bugira uruhare mu gukomeza kwinjiza abampatsi bo kuri uyu mugabane, batuma ibibazo bigumaho kugira ngo tuzakomeze tubakenere. Wabaye nk'ubikomozaho uvuga ko utemeranya na buri kudeta yose ibaye, na nandi uyiri inyuma niba inabaye kuko ku nyungu z'Abanyafurika cyangwa ari ku nyungu z'amatsi ibihugu. Aba bagenzi bo wabasesenguye yego, ariko izi mpinduka ziri kuba zitewe nabo urabona ziri mu biganza byabo. Yego hari corruption igihari ku mugabane wa Afurika, yego hari abayobozi bagifite za nepotisme, cyene wabo kiracyahari ku buryo bufatika, ari ibintu ubona ko ubutegetsi buza bugakiza abantu bamwe, abandi bakomeza bagakena. Yego turi kubona abantu bananirwa kubaka ibikorwa remezo n'ibindi, kubona koko bahari batari kubw'inyungu z'abaturage ku kigero kigaragara ngo bari ku nyungu z'abo mu burengerazuba bw'isi. Izi mpinduramatwara zo ibyo bintu abantu bita nepotism, umuntu wese urwanya ubutegetsi arabivuga ko ari ikibazo, sibyo? Ariko ku isi yose nshakira ahantu nepotism itari. No mu ijuru ujya no mu iyobokamana umva uriyo nepotism. Nise ni gute umuntu iyo ari kuraranganya amaso ahera ku bahafi? None cya kabiri, abantu bo kwa perezida cyangwa se minisitiri w'intebe cyangwa ndi, byoroshye cyane ko bagira ubushobozi kurusha abasigaye. Aho uri gukomeza kuri nepotism, bikomezaho urangiza nsoza, urabona guhindura ubutegetsi kunyuze mu bagenzi kuri gutanga ahazaza hate k'uyu mugabane dusuye wa Afurika? Kimwe mu bihari bizajya bishyira abategetsi kuri pressure, bizajya bishyira abategetsi kuri pressure. None se munsi twamenye ko atari abagenzi baba biri inyuma, ntabwo reka nkubwire, hari ibintu bibiri. Ushobora kugira business idea ayisapotinga, ushobora kugira business idea nkabona wayishyira mu bikorwa, sibyo? Aho hantu hombi ndi kukubonamo imbaraga. Byonyine kugira business idea ni imbaraga wagize, ngiye nkaba mfite uburyo bwo kuyisapotinga. None no kongera mfite business idea ariko nkabona wayimplementing uko mbishaka, nabyo ni imbaraga nkubonamo. Still baba ari bo babishaka, batari bo abagenzi n'abanyembaraga, sibyo? Kandi imbaraga zabo zirongerwa nyine n'ibibazo bihari bidafitiwe ibisubizo. Muri population baba bari muri 70% y'abatuye igihugu, kandi baba bafite n'imbaraga. Ibyo rero uhita ubifata gutyo. Ntabwo nakubwira ngo baba ari bonyine, haba hari igihe hari abandi bantu baba ari inyuma, kandi uko bigenda nyine bibongerera imbaraga. Mu kwemera kwanjye nabikubwiye ngo nta mpinduka na zimwe zishoboka zidafite abandi bantu bazisapotinga batari ba nyirazo. Abantu bagira mu kuremereza cause no kuremereza imbaraga zabo, ni abantu bake bakubwira ngo ibi bintu twabigezeho dufashijwe na bakana. Abantu baryoherwa no guceceka nyine ababafashije muri izo mpinduka, ariko ndagusubiramo ngo nta mpinduka na nke zishoboka nta bantu bazishyigikiye, ntazo. Nabo bagenzi nyine baba bafite. So ahubwo no kuvuga ngo ese aba bagenzi bizakomeza gutyo? Aba bagenzi mbona hari igihe kizagera hakaboneka abagenzi bari smart batari violent. Buriya nko muri Congo niho hantu hambere hagiye haba urubyiruko rukora nk'ibi bintu wagiye ubona muri za Kenya na za Bangladesh, ariko rukananirwa. Uzumva bitwa za ruca, wumva bitwa gute, bikanga. Hari violent bameze gute, nyine umuco wabo buryo umeze ukaba mubi ku rwego abantu batababonamo isura nziza. Ariko nimba abandi bashobora kuza bakavuga ngo André Rajoelina turamwanza, akavaho akabahunga, yabahunga abasirikare bagateka ingofa bakagaruka bati oya, ariko icupa ryahindutse ariko umuvinyo uracyari wa wundi. Ntabwo impinduka arizo dushaka. Cya kintu nakubwiraga cya awareness kinini, bafite n'ubushobozi bwo kwanaliza kuvuga ngo igira neza na Yves batandukaniye, imitegekere yabo yatandukana. Nubwo uriya Colonel Michael Landriarina aramutse agiyeho agakora ibisa nk'ibya Rajoelina, still abagenzi ntabwo banyurwa. Yego.
so bazagenda rero uko iyo awareness ikura, uko bagira implication mu bikorwa, bazagira igihe bagira imbaraga. Buriya nko muri Kenya utazibeshya ngo abagenzi baratsinzwe, icya mbere cyabahagurukije cyaranzwe birakunda. Icya kabiri, perezida atangira kwa addressinga bimwe mu bibazo byabo, bamwe atangira no kubaha inshingano, abatega umutego umeze nko kuba exportinga, bamwe atangira kubohereza hanze mu buryo bwo gushaka akazi, ariko deja burya he felt the pressure. Approving rate ya Ruto iri hasi, yego, ku buryo no mu matora ahandi baza kumutegera ni 2027. Ibintu ni bibiri, ashobora guhangana na Musyoka cyangwa Rigathi Gachagua. Noneho opposition izaba ifite amahirwe akomeye yo gupfa kwa Baba. Abantu babyumve neza, ntabwo ashyigikira ko abantu bapfa, ariko Baba he was such influential person, cyangwa se profile of huge influence muri Kenya, kandi uhindagurika ku rwego utamenya ngo arihe, ku rwego ejo wari kujya kubona ukabona ashyigikiye Baba, kavuga ati ngiye sinkiyamama shingiye kwishyigikira Baba, turi kumwe, kandi automatically Baba no tukuvuga ngo ashyigikiye Baba niwe Baba, ashyigikiye Ruto automatically haricyo byari ko bivuze kuri Ruto. Ariko uyu munsi araba adahari, abantu biraza kumenya ngo ninde uza gukurura abantu be bamwemeraga, barajya kuri Musyoka kuko ndamubona yiyamamaza uko byagenda kose, cyangwa bazajya kwa Rigathi Gachagua. Ese bari bamushyigikiye bazajya kwa Ruto? Icyo gice cy'abantu baza kugifata kizagikomeye cya kabiri. Abagenzi bazagira uruhare cyane mu mpinduka ziri hariya. Mbibutse muri bya bihe bya Gen Z, Rigathi Gachagua yari ku ruhande rw'abagenzi. Abagenzi bazaba muri factors zidetermine ugomba kuyobora Kenya muri 2027. Rero ntabwo gutsindwa kwabo hariya simbona ko batsinzwe. Yego, ni abantu nyine ubona bazanye ubundi buryo bwo guhindura ubutegetsi, ariko nanone bijyanye n'uburyo babitwaramo bamwe n'imitegekere y'Abanyafurika, bizajya bimena mu maraso. Back to my question, niki gikomeye ubona na abayobozi barivuga rikumvikana mu gace ndetse no muri Afurika, mu kugira igikundiro no kugira abantu babumva, aba bayobozi bari gukurwaho batabona? Ndaguha urugero, nyakubahwa perezida wa repubulika ni umuyobozi ubona ko abaturage rwose bishimiye, baramutora ku kigero cyo hejuru. Biragoye ko wakumva umuntu uwo ari we wese mu Rwanda utanga igitekerezo gihabanye n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze, ugasanga nyine bimeze nk'aho ibitekerezo byo guhangana ntibikunda. No kwa Museveni nubwo bashobora kubitanga bakabitangatanga, ariko abaturage baramwumva, buryo ubona ko abafite approval ratings ziri hejuru. ubona bari abayobozi ba Andri ba Ruto muri Maroc babura iki kiri hano ndetse no muri Uganda? Mu Rwanda hari ikintu kimwe gihari. Mu Rwanda hari ahantu igihugu cyari kiri kure cyane habi, kitari kuvanwa na buri muntu uwo ari we wese. Ibyo bintu byafashije perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuba ari we spearheadinze ko u Rwanda ruva mu cyobo aho rwari ruri, ndavuga mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi, byamugwijeho igikundiro. Nyine kumufata nk'aho ari nka Mesiya, hari n'abamufata gutyo, kuvuga ngo uyu muntu yakoze ibintu undi muntu atabasha gukora. Yego, basha kongera kubanisha Abanyarwanda, none n'igihugu akagiteza imbere. Ntabwo u Rwanda ruratera imbere no mu bihugu bya mbere bikeneye mu isi turacyarimo, ukurikije imibare ya banki y'isi n'ibindi. Ariko aho u Rwanda urebye intambwe rwateye, aho rwavaga n'aho rugeze, ntabwo rwateye intambwe, rwateye igitambwe. Ibyo ubwabyo bituma hari igikundiro afite nyine gituma ibyo bintu ntawe ubinyeganyeza. Muri ikindi kintu gikomeye mu Rwanda, mu byo bakora byose bagerageza kwimvorovinga urubyiruko. Uze kundebera ngo dufite abaminisitiri bangahe mu Rwanda batararenga imyaka 40, kandi bamaze iminsi myinshi mu nshingano zo ku rwego rwo hejuru. N'ugera no mu ba PS, mu ba permanent secretary hafi ya bose abaminisitiri barimo b'urubyiruko, ariko aba PS hafi ya bose n'urubyiruko. Uze kubareba ni bangahe. Nujya kureba mu gisirikare, urareba uburyo abantu bameze nk'abagishinze bari kugenda basohokamo. Ni ukuvuga ngo abantu bato bafite inzozi zo kugira aho bagera hejuru, ntabwo nyine icyizere cyabo, ntabwo optimism yabo ipfa. Baravuga ngo hari inzira uriya se kagiye. Ubu niba hari umunyamakuru urota ko ashaka kuba minisitiri, uyu munsi ari kubona
ko hari umuntu wari umunyamakuru ejo bari bicaranye kuri mikoro wabaye minisitiri. Ubu niba hari umwana urota kuba generali, ashobora kumva inkuru ya Rwivanga, uya Fandi Ronald Rwivanga uvugira igisirikare cy'u Rwanda, akamenya ko uriya Rwivanga ntabwo yari mu rugamba rwo kubohora igihugu, sibyo? none ni brigadier general, none umunsi ni brigadier general, yajoyininze igihugu birangiye kukibohora. Ngira ngo habaho cadet course ya mbere mu Rwanda ari mu bayijoyininze igihugu kibohora. None umunsi ni brigadier general. Wareba bitandukanye nk'uko wabona ibintu muri Cameroon, igihugu ry'igisirikare cyari cyubakiye ni Kabarebe, ni Ibingira, ni Nyamwasa, ni Siza, ni aba bajenerali bose, ni Samukaka, ni Dodo, ni Jacques Nziza, Situ n'indi. Abo bantu barashimirwa ibyo bakoze mu gisirikare, ariko hari fed in na fed out. Abari gufeding in nta kibazo, iyo nzira irahari kandi iragutse, iratangira rino igende yaguka, zirongaza ugenda uhura n'uko ibintu bimeze, ugira compatibility na system. Noneho n'abagezemo hagati, nyuma ya boom hari recession, hari inzira yo gusohoka, kandi nayo itabuza abantu gusohoka. Ibyo biratuma abarota kujya muri ibyo bahari. Hakabaho ikindi kintu kiba mu Rwanda nita gusubiza vuba. Mu Rwanda uzareba iyo haje nka outcry, abaturage b'abanyarwanda ntabwo turabavuza ngo we are not noise makers cyane, ngo ibintu ntibyagenze neza, binahura n'umuco gusa. Ndakubwira n'ikindi ariko n'umuco urimo, ariko iyo habaye ikintu abantu bakavuga ati no oya, uzarebe ngo reaction y'ubuyobozi zaryari bigenda irihuta. Rero hakiyongeraho no kugira inzego z'ubutasi zifite imbaraga. Inzego z'ubutasi zifite imbaraga zishobora gutuma igihugu gifata mesure ziri preemptive zo gukumira abantu ntibanabimenye ko hari ibyabaye byo gukumira. Icya kabiri, zishobora gutuma bashobora kwinfluencinga abantu, gupenetratinga bitoroha. Hakabamo ko noneho abantu baba bafite icyizere, barasobanukirwa urwo rugendo n'ibindi. Uko simply icyo nshaka kuvuga kinini nicyo cya involvement. Urubyiruko rwo mu Rwanda rurarakaye cyane kubera bavuga ati ibibazo dufite n'ubutegetsi n'iki bitandukanye na henshi. Simvuga ngo urubyiruko rwo mu Rwanda nta bibazo rufite, abantu banyumve neza, birahari, ariko urubyiruko rwabashije gukanguka rukanakanura, hari ibisubizo byinshi rufite uyu munsi. Ngiye nibwo nkisohoka mu rubyiruko, ariko niba ntibeshyewe na Mucambuzi muracyarimo. Cyewe naje kumenya ko ntakirirwa vuba. Urubyiruko rugeze ku myaka 30 n'ingahe? Ariko si 30 n'itanu, nimba ari n'itanu ndacyarurimo rero, ubwo nari nabari mu 30. Uyu munsi ntabwo nge nawe na Mucambuzi n'abandi tungana benshi bo mu Rwanda, harimo benshi twihangiye akarimo dukoresheje amahirwe yazanye. Ntabwo mu Rwanda bajya kuvuga ngo bagiye kuzana internet ikwira igihugu hose n'iki, ntabwo batekerezaga ko uyu munsi tuzicara imbere ya kamera tugakorera amafaranga. Uyu munsi hari ahantu nakabaye ndi guteza icyugazi nzanyije ronera, ariko ntayo nazana. Azirungaza ibintu bikimeze gutya yiki, ujye kunyukipa amasaha 10 nangahe yo ku munsi, nyamara nge nakifatira amasaha yanjye nijoro 3 nkasoma igitabo paji 10 cyangwa 20 nasomye nkazizingatiya neza, mu gitondo nkazibwira abantu nkazivanamo amadolari 10. Sakazi kabonetse uyu munsi. Ubwo urwo rubyiruko kandi rwasubirijwe ikibazo cy'ubushomeri, abashobora kuba afite impano cyangwa se afite ubumenyi, ubumenyi bw'ibintu yacuruza bikavamo inyungu. Hari uyu munsi nujya kureba mu Rwanda barakubwira ngo mu myaka 7 ishize mu Rwanda hahanzwe imirimo irenga miliyoni. Bakakwereka ngo turashaka guhanga imirimo miliyoni n'ibihumbi 250 mu myaka 5 izi, kandi still bakavuga ngo myinshi muri yo turashaka ko izaba urubyiruko. Urubyiruko rukaba centered mu bitekerezo. Hakaba n'ibintu byinshi birangaza urubyiruko, nabyo burya bishobora gutuma abantu bataba barakare ngo bajye kugumuka gutya. Uyu munsi hari kongerwa ibikorwa remezo by'aho abantu bajya kwidagadurira, nubwo hidagadurira ihene, ariko n'abantu tujya kwidagadura. Infrastructure za sport zirahari, iby'imiziki n'ibindi. Rwose ntabwo mbona mu Rwanda byagera aho ngaho vuba.
bishobora kuzaba bijyanye n'uzasimbura perezida Paul Kagame uko azitwara, kuko he is a man who did a great work, a job for this country. Ariko ntabwo tuzamugira iteka ryose, niyo mpamvu kumugira tudakwiye kubifata for granted. Dukwiriye no kuba tubitekereza ngo, cyangwa se abamwegereye babitekereza bavuga ngo ese nyuma ye bizagenda gute, who will inherit ubutegetsi bwe, ese azabasha gufollowinga his footsteps, azabasha kugira mind iri proactive, azabasha kugira uburyo bwo guthinkinga big, azabasha uburyo bwo gukemura ibibazo byose, azabasha kumenya gukorana n'abakomeye mu isi kandi akakora nini. Abantu nyine uyu munsi urwo rubyiruko ubona ruri muri Gen's Comedy, abandi bari mu mihanda, ejo tugize umusimbura mubi wa perezida Kagame, abo bandi baba bagize igihe bajya muri Gen's Comedy, abacu bari muri Gen's Protests. Nyine nabyo haba hari kuba bidahari uyu munsi tubibona nk'ibidashoboka, wari umwanya mwiza wo kubitekereza ngo ibyo byose byatumye ibyo bitaba, abandi babirimo twe tutabirimo, tubifite for how long, tuzakomeza tubigire cyangwa ejo hazabaho kubidobya. Abantu baba bakwiriye gukora ibishoboka byose ntihagire ababidobya. Nimba bavuga bati ubutegetsi bwacu buri corrupt, ruswa irakabije, twebwe mu Rwanda ntikabije ariko irahari kandi itarimo. Uzabibaza aba bakire baba mu masoko, uzabaza abantu bamwe uko babona imirimo, uzabaza abandi bantu uburyo bayibura kandi bakabaye bayitsindira, uzabaza abantu bamwe, iyo ruswa irahari. So kuba ihari no mu ijuru wenda yawe ukaboneka cyangwa ahandi, iyo revi ihari tuyigumane iri mayiride cyangwa nayo tuyigabanye. So icyo uvuga ngo cya nepotism, njye nkubwira ngo nepotism iba, ngewe sinzi mba nahimba iyo mvuga nkavuga ngo strategic nepotism, ariko nepotism hari igihe ifasha chef. Ariko noneho iyo yabaye too much cyangwa igakoreshwa bidakenewe, njye nkazanigira neza kuko ari mwene wacu, ariko nta bushobozi afite ni ikibazo. Ariko hari imyanya strategic abantu njye mbibonera kuri Trump hari inshingano ataguta ari mwene wabo. None turebe ngo mu nzego zose ntaho tuyifite, ntabana akora akazi kubera ko anko we uyobora kuri uru rwego cyangwa se ufite isuku ku ntugu. Nabonye hari uburyo bisigaye biri hano, yahamagaye ngo hari umwana nohereje murebe uko bigenda, ariko uwo anko akaba atanaheruka uwo mwana, akaba atanamuzi. Burya njye nta kibazo mbifite uwo mwana anko amuhamagariye ari umwana ufite ubumenyi, ufite n'ubushobozi, ariko abantu babirebe bati se byo turabikontrolinga, biri kuri level nziza, ntabwo byacika umunsi umwe. Abantu barebe ngo ese turi guhanga imirimo ingahe, ese urubyiruko rurabona inguzanyo zimeze zite, umujene ushaka kredi kuri banke akwiriye kwishyura kimwe n'umusaza w'imyaka 60. Abantu batekereza ibyo bintu ku rubyiruko cyane, ku rwego umwana w'imyaka 20, abana bose ntibakure batekereza kuba ba meya na ba vice meya no kuba ba depite na ba ministers. Nimba nifuza, ntabwo ndi mu mwanya mwiza wo gutekereza igihugu, hari abandi bagitekereza, ariko nkanjye wambwira ngo ibitekerezo byawe turabikeneye, nakifuza urubyiruko rutaruta kuba abanyapolitike, nyine kujya muri politike nk'amakiriro. Nakifuza urubyiruko ruzajya muri politike ari ugutanga support, nta n'izo ndonke zanyu bakeneye, bibaza ahubwo uburyo iyo mishahara uri kubona nk'uko nka perezida Burkina Faso ababwira ati ariko njye mujye mumpemba nka kapiteni ntimukampembe nka perezida. Rwa rubyiruko rucarenjinga ubutegetsi bavuga buti ariko ubundi murampembe ibiki, utwo duhumbi twanyu 3,000,000 mugiye kumpa, cyewe I make 16,000,000 buri kwezi, murampembe 3 cyangwa 26,000 zeshatu murazimpera iki mwanyihoreye ko njye naje kubaha expertise mfite. Ibyo byaba ari ibintu byiza twatekereza muri iyo sanse, tukavuga duti urwo rubyiruko bizagenda bitera kugira turubone. Ni rwa rubyiruko rubona abantu babaye successful batarigeze bandika jeroneri, nta kazi bigeze bapurayinga kugira turugire. Abo bantu tuzababona gute? Nuko y'amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro aba practical cyane. Ntitubara abashomeri ngo yive wize ibisosi, abo mushomeri na mucambuzi wize umwe expert muri camera operation abo mushomeri. Ni kwa kundi tuzajya kubona nk'ibi byari bya BDF byitwaga ngo ni bya BDF, tukabona ababisimbuye cyangwa se abakora ibindi bisa nkabyo,
hari uburyo urubyiruko nyine barwegera bitari ukurwibira imishinga. Umuntu ntazana umushinga w'ejo abone umushinga wageze kuri tere kandi n'uw'umugore wa meya cyangwa se n'uw'umugore uyoboye BDF iwabo. Ni handi tuzabona urubyiruko ruhabwa amahugurwa menshi ku mishinga, runahabwa n'inguzanyo rimwe na rimwe zidafite inyungu cyangwa se zifite inyungu ntoya, ruba exempted ku misoro. Noto uri kuvuga ngo imyaka 2 n'ibikingo bimeze gutya, nibashaka kuvuga ati imyaka 5 umuntu atangiye business ku myaka 25 azatangira gusora ku myaka 30, keretse igihe ya business ya boominga akawenda akahita atangira kwinjiza miliyoni zingahe nyuma y'igihe runaka. Ivan, urakoze cyane kutuganiriza, ni byinshi byo kuganira, abareba ibitekerezo uduha mu ngeri zitandukanye, n'abantu bakabyumva bakagira n'icyo babivugaho. Reka ngushimire cyane, wagize neza kuba watuganirije uyu munsi. Wakoze cyane.